Nshuti bakunzi ba Dr. Wu ndabasuje mbifurije ibihe byiza ari nako mbaha ikaze muri aya makuru akomeye agendanye n'ubutabera politike na diplomasi. Tugiye guhera kuri aya ngaya agaragaza cyangwa se yerekana mu by'ukuri impungenge z'u Rwanda ku masezerano y'amahoro, amasezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dutangira tukubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane turamuzi cyane ni bwana Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye abasenateri ko nubwo bwose u Rwanda rwizeye ko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono atazatanga umusaruro, ko rufite impungenge ko ashobora kudashyirwa mu bikorwa nk'uko yemeranyijweho n'impande zombi. Ni ibintu rero yagarutseho kuri uyu wa 4 Kanama umwaka w'ibihumbi 2025 nubwo yagezaga kuri Sena y'u Rwanda itegeko ryemeza burundu amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano kandi arimo ingingo enye zinyuranye zirimo ndetse no kurandura burundu umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ubufatanye mu bikorwa by'ubukungu, icyiciro kijyanye na politike, aho ibihugu byombi byiyemeje gushyigikira ibiganiro biri kuba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 nk'ihuriro, n'ibikorwa bijyanye no kohereza itahuka ry'impunzi. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo u Rwanda rufite icyizere ko ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa bishingiye ku kuba impande zombi zarashyizeho umukono, ariko ko hari impungenge ko u Rwanda rwanagaragarije umuhuza. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko hari impamvu zigera muri eshatu kandi z'ingenzi u Rwanda rushingiraho rugira impungenge ku ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano. Impamvu ya mbere, Ambasaderi Nduhungirehe yagaragarije abasenateri ko atari ubwa mbere u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano kandi bikarangira atubahirijwe uko impande zombi ziba zabyemeranyijweho. Ati hari amasezerano menshi yagiye ashyirwaho umukono na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati dufashe nko mu myaka 25 gusa hari amasezerano arenga 10 yose yashyizweho umukono na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akaba adashyirwa mu bikorwa, kandi amenshi muri yo avuga ko kurandura uyu mutwe wa FDLR ndetse no gukemura ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bahohoterwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu ya kabiri yagaragaje nuko umwuka mwiza ugaragara mu bihe by'ibiganiro usanga binyuranye n'ibikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibi twabibwiye umuhuza ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugura izindi ntwaro zirimo na drone, abandi bacancuro baturutse muri Colombia baje gusimbura ba bandi bo muri Romania, ndetse na FRDC ikaba yarongeye gushyira abasirikare benshi hafi y'ibice bigenzurwa na M23. Indi mpamvu ya gatatu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ni ukuba abayobozi mu nzego zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamara gushyira umukono ku masezerano bagatangira kugoreka imvugo, bagatangaza ibihabanye n'ibikubiye mu masezerano. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanavuze kandi ko ibyo atari ubwa mbere bibayeho, ngo kuko no mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo Minisitiri Rutundura yari mu biganiro na Dr. Vincent Biruta byari byabereye i Rwanda, yari yemeje ko agiye gutanga gahunda ihamye yo kurandura umutwe wa FDLR, ariko yagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akavuga ko uwo mutwe batanawuzi.
ati byaranakomeje, ati ngira ngo muribuka nk'ejo bundi ku itariki ya 16 Nyakanga, perezida w'inteko ishinga amategeko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo ni Vital Kamerhe, yari yaratanze ikiganiro cyiza kigamije amahoro, asaba n'inteko z'ibihugu byombi gushyigikira ayo masezerano y'amahoro. Ariko mwaramubonye ejo bundi i Geneve, ubwo yavuze ijambo rikarishye adushinja ibintu byose bishoboka, akaba abisubije inyuma. Abakurikiranira hafi iby'iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ubu bakaba bibaza niba abahuza ubu ngubu bashobora gushyira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gitsuri. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yanavuze ko izi mpungenge zose zeretswe abahuza ko bagomba gusaba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa ayo masezerano. Yemeza ko aramutse adashyizwe mu bikorwa byaba bibabaje, ariko ko igihugu cyakomeza kwirinda. Ati najyashyirwa mu bikorwa bizaba bibabaje, ariko ku byerekeye umutekano u Rwanda ruzakomeza rwirinde. Ingamba z'ubwirinzi zizagumaho kugeza igihe ashyiriwe mu bikorwa. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko ubwinshi bw'abahuza bushobora kuzagira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, no kuba abahuza bakumvisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ikwiye kubona ko gukemura impamvu mu z'icyo kibazo ari izingiro rya byose. Ati igishya muri aya masezerano nuko harimo abahuza benshi, harimo n'abatari bari mu masezerano yagiye asinywa, harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo ndetse na Komisiyo ya EU. Ati rero twizeye ko ubwo bwinshi bw'abahuza, kandi bamwe bafite ingufu zisumbuye kurusha abari bahari mu bihe bishize, ko wenda bizatanga umusaruro mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Reka nkwibutse kandi ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze gushyiraho amahame. Ayo mahame akaba aganisha ndetse ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu, bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo ni amahame yasinyiwe muri Amerika, ni ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa munane, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe nanone n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ariwe Antoine Marie Kajangwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yari ihagarariwe n'inzobere mu rwego rw'ubukungu, naho Amerika yari ihagarariwe n'umujyanama wayo mu bufatanye na Afurika, ariwe Masad Boulos. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika ibisobanura, aya mahame agaragaza icyerekezo gihuriweho mu gukemura ibibazo bimaze igihe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no guharanira iterambere rusange. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiyemeje kurwanya no gukuraho burundu ibikorwa binyuranyije n'amategeko bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko ngo bigaragara ko bigira uruhare rukomeye mu guhungabanya amahoro, umutekano n'imiyoborere myiza mu karere. Bihamya ko iterambere ry'urwego rw'ingufu n'ibikorwa remezo ari ingenzi ku iterambere ry'inganda, cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse no mu iterambere ry'imibereho y'abaturage. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiyemeje kandi gushakisha ahantu byafatanya, cyane cyane mu bikorwa remezo mpuzamipaka, ibyanya by'inganda bihuriyeho, ubukerarugendo bwambukiranya imipaka n'amasoko mpuzamipaka, hagamijwe ukwishyira hamwe kw'akarere n'iterambere rirambye nk'inkingi y'amahoro arambye. Reka duhere ku rwego rw'ingufu, aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishaka gukorana kugira ngo byongere umusaruro w'ingufu z'amashanyarazi zitunganywa, kugira ngo ibikorwa by'inganda n'abaturage bigende neza.
byagaragaje ko ku bufatanye n'ibindi bihugu byo mu karere hanashingiwe ku igenamigambi ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bizifatanya mu mushinga wo kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ndetse no gucukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu mu buryo burambye. Hari kandi ibikorwa remezo. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaniyemeje gufatanya mu kubaka ibikorwa remezo bibifitiye akamaro byombi, cyane cyane ibyo mu rwego rw'ubwikorezi, ububiko bw'ibikoresho, ibijyanye n'isakazabumenyi ndetse n'itumanaho, amasoko ndetse no kureshya abashoramari ngo baze bashore imari mu mishinga y'akarere. Ibi bihugu byagaragaje ko iyi mishinga igomba guhuzwa n'umuhora wa Lobito uzubakwamo umuhanda wa gari ya moshi uhuza icyambu cya Lobito muri Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia kugira ngo woroshye ubwikorezi. Ni umushinga ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi hari imicungire ya parike n'ubufatanye mu by'ubukerarugendo. Aha impande zombi zikaba zitegerejweho gufatanya hagamijwe kongera imbaraga mu bikorwa byo kurengera ibidukikije na politike, cyane cyane mu bice bihanaho imbibi, ndetse ibi byose bigakorwa hubahirijwe amahame ya siyanse mu bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima. Impande zombi zemeranyije kandi gushyira imbaraga mu gushyiraho uburyo bwo gucunga umutekano buhuriweho mu bice bihanaho imbibi hagamijwe kongera imikoranire n'ubufatanye mu kurwanya ibibazo byugarije pariki. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bizashyiraho uburyo bw'imikorere butuma ubukerarugendo bwambukiranya imipaka burushaho gutera imbere mu buryo burambye, kandi buri gihugu kigashyigikira ikindi muri iyi gahunda. Ikindi ngo ibi bihugu byemeranyije mu rwego rw'ubukerarugendo ni ukwinjiza abaturage mu bikorwa byo kubungabunga parike kandi bakajya basaranganya umusaruro wazivuyemo. Ibindi byemeranyijweho ni ubuzima rusange. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba byitezweho gufatanya mu bikorwa byambukiranya imipaka hagamijwe gukumira ikwirakwira ry'ibyorezo ndetse no guteza imbere urwego rw'ubuzima. Ibihugu byombi bizajya bisangira amakuru mu guteza imbere ubushakashatsi ndetse n'amahirwe mu by'ubucuruzi bushingiye kuri serivisi z'ubuzima. Indi ngingo ni ukubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibihugu byombi bikaba byariyemeje gukorera mu mucyo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse bikanafatanya muri urwo rwego rw'ingenzi mu bukungu. Byemeje kandi gufatanya mu gukumira ko icukurwa n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro bidakoreshwa n'imitwe y'iterabwoba mu kwigwizaho umutungo. Byaniyemeje kandi gufatanya mu gushyiraho urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukorera mu mucyo kuva mu icukurwa ry'amabuye y'agaciro kugera ku icuruzwa ryayo. Ibi ngo bizarushaho kongera agaciro k'uru rwego ndetse binatume ibihugu byombi birushaho kubyungukiramo mu buryo bw'ubukungu. Iyi ngingo kandi izajyana no kuvugurura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu kajagari kugira ngo uru rwego rwose rwaguke. Hazanashyirwaho kandi ingamba zihuriweho mu rwego rwo kurwanya ruswa, ubucuruzi butemewe n'amategeko no kurushaho gukorera mu mucyo. Impande zombi kandi zemeje ibijyanye no koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa rukorwa hagati y'imipaka y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi kandi byemeje gukorera hamwe mu rwego rwo guteza imbere urwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku buryo rushobora gukurura ibigo mpuzamahanga bikarushoramo n'imari. Indi ngingo n'andi mahirwe yo kwaguriramo ubufatanye. Aha u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba byifuza gushaka izindi nzego byakoranamo.
bishingiye kuri aya mahame kuko biyabona nk'urubuga ruhoraho rwakomeza kubifasha mu iterambere rihuriweho ndetse no mu bwigenge mu bijyanye n'ubukungu. Mu yandi mahirwe ahanzwe amaso harimo ay'ubufatanye mu guteza imbere ibikorwa remezo by'amazi, isuku n'isukura, ishoramari rishingiye ku buhinzi n'ubworozi, uburezi, siporo ndetse n'imyidagaduro. Nyuma y'ibyo byose haribazwa igishobora kuzakurikiraho. Ubufatanye mu by'ubukungu ni imwe mu ngingo z'ingenzi zikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye tariki ya 27 Kamena muri uyu mwaka w'2025 ndetse bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe tariki 30 Nyakanga akaba yarasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko nubwo iyi ngingo iri mu masezerano y'amahoro hazasinwa amasezerano yihariye mu by'ubukungu. Yagize ati azaba amasezerano yihariye bya bindi by'ubufatanye hagati y'impande zombi. Kongerera agaciro amabuye y'agaciro biracyaganirwaho. Ati turizera ko impuguke zizumvikana kuri aya masezerano kugira ngo azashyirweho umukono mu bihe biri imbere. Byitezwe ko amahame mu bufatanye mu by'ubukungu ariyo azashingirwaho mu gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu nk'uko byagenze mu masezerano y'amahoro ya Washington.